muraho mwese bene data mudukurikiye kuri channel yacu. Ngewe baramutsa nitwa Pastor Hakizimana Sylvestre, nyobora paruwase ya Gisuma ibarurwa muri diocese ya Cyangugu, kandi ndi umugabo ndubatse, kandi mu bisanzwe nkunda Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, kuko yankijije ndi umunyabyaha, ndamwizera kugeza n'uyu munsi. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana uyu munsi, rifite umutwe ugira uti nimuhumurize abantu banjye, niko Imana yanyu ivuga. Reka rero dusenge Imana kugira ngo twumve icyo Imana itubwira mu bushake bwayo uyu munsi. Nyagasani mwami Imana yacu, Data wa twese dukunda, turagushimye kandi turaguhimbaje mwami kuri uyu munsi. Ushimye ko ijambo ryawe ryongera kunyura muri twe kugira ngo rigere ku banyarwanda ndetse no kubatuye iyi si. Mwami Imana, uha umugisha abagiye kudutega amatwi bose muri uyu mwanya, kandi uha umugisha abari bwumvira ijambo ryawe bose. Umwuka wawe wera w'Imana aganze muri bo kandi ategeke, ahindure Mwami Imana, kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe bigere ku bantu bawe nk'uko wabiteguye uyu munsi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Ndashima Imana yashyizeho ubu buryo bw'igikoresho cy'ivugabutumwa kugira ngo abaduteze amatwi uyu munsi bumve ijambo ry'ihumure Imana iduteganyiriza uyu munsi. Kandi ndashima urubyiruko rwacu rwitanga ku manywa na nijoro bashaka kugira ngo badufashe kuri iri koranabuhanga ryacu, kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugera ku bantu benshi. Nabo turabashimira. Nejejwe no kugira ngo rero dusangire ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40 n'umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2. Reka dusome iryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima ya Yerusalemu, mukomeze muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko bihaniwe kabiri n'Uwiteka. Amen. Imana yacu nitugire neza muri uyu mwanya twumvishe ijambo ry'ihumure Imana ituzaniye muri uyu munsi. Rero bene data, iri jambo ry'Imana mureke turishimire Imana yo yashatse kuduha ijambo ryayo ry'ihumure kuri uyu munsi. Cyane cyane ni ijambo Imana yaduhishuriye muri ibi bihe cyane cyane turimo bigoye kandi biruhije, cyane cyane muri uru urugamba abanyarwanda turimo, urugamba abatuye isi turimo, cyane cyane uru rugamba turwanamo rw'indwara z'ibyorezo, tuvugamo COVID-19 ikomeza kwihinduranya mu buryo bwinshi butandukanye. Bityo ubwo kwihinduranya bigatuma abahanga n'abashakashatsi batabasha kwibonera umuti n'urukingo nk'uko bikwiriye. Ariko uyu munsi
mu ijambo ry'ihumure dufite uyu munsi biragaragara neza yuko umuti wabonerwa mu mbaraga z'Imana mu izina rya Yesu, kubera yuko uyu munsi hari abantu benshi turimo kugerwaho n'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus. Hari abantu benshi bari kugenda bakora imishinga, ariko imishinga yabo ntigerweho. Hakaza gahunda ya guma mu rugo, guma mu karere, ubucuruzi butandukanye ntibubashe kugerwaho, ndetse tugerwaho n'ingaruka nyinshi, ndetse no ku rwego rw'umuryango. Abategura ubukwe nabo ubukwe bwabo ntibugerweho nk'uko bikwiriye, bigatuma amatariki bategura yo kugira ngo bazakoreho ubukwe, ayo matariki agahinduka, ndetse benshi mu bashaka gukora ubukwe buhesha Imana icyubahiro, benshi bakabivamo, benshi bakishingira kubera ko bamaze kurambirwa, bakabinyuramo, bakanyura muri guma mu rugo, bakanyura muri guma mu karere, abantu bakishingira, bakava mu mugambi mwiza w'Imana yari bafitiye. Abandi abariga mu amashuri agafunga mu buryo butunguranye, mu buryo budateganijwe. Ibyo nabyo ni ingaruka zikomeye cyane ziri ku muryango, ziri mu buryo budasobanutse. Abacuruzi benshi bacuruzaga, uyu munsi hari amasaha ntarengwa bagomba kuba barangije gucuruza, abandi ntibakibajya gucuruza. Izo zose ni ingaruka, ni urugamba rero. Urwo rugamba rurimo gutuma abantu benshi mu kuri bajya kure cyane bakiheba. Namwe murabyumva, abantu bose bari muri izo situation zimeze gutyo barihebye, ntabwo batekanye, ntabwo bafite umutima uri hamwe, barabona ibintu bicitse, barabona bihebye. Ikindi, usibye na COVID-19, ariko hari n'izindi ndwara nyinshi zirimo kugenda ziyogoza isi, ndetse ugasanga zihebesheje abanyarwanda benshi n'abatuye isi. Izo nazo turimo turavugamo nka kanseri, turimo turavugamo diabete, turimo turavugamo imivuduko y'amaraso, turimo turavugamo indwara zitandukanye zituma abantu benshi bihebye, bituma abantu benshi batabasha kwishyira mu mwanya mwiza ngo bumve batekanye. Ariko uyu munsi muri iki gihe turagira ngo tubabwire ko Imana idufitiye ijambo ry'impumuro, ijambo riduhumuriza cyane cyane muri iki gihe. Imana iri kutubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, abavugabutumwa, abahanuzi, abaririmbyi. Uyu munsi turimo turasabwa n'Imana muri ririya jambo ryayo ko tugomba guhumuriza abantu bayo. Turagomba kuyihumuriza, si ijambo ryacu ahubwo ni ijambo ryayo. Rero tubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, kandi muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu. Reka tureke kuvuga ngo duhumurize ab'i Yerusalemu gusa, ahubwo reka duhumurize Abanyarwanda. Reka duhumurize Abanyarwanda natwe ubwacu, kubera yuko utera uburezi arabwibanza. Mbere yuko abo mu bihugu by'i Burayi, ku migabane itandukanye y'isi, iri jambo ry'Imana baryumva ko nabo bagomba guhumurizwa. Reka natwe Abanyarwanda twumve yuko iri jambo riduhumuriza. Haleluya. Reka natwe twumve ko iri jambo riduhumuriza, kuko ni muri urwo rwego Imana idufitiye imigambi myiza, Imana idufitiye ibihe byiza, ntabwo izadutererana. Kandi Imana irashaka ko uyu munsi iri jambo turyumva, kandi tukumva yuko ridukomeje mu mitima yacu. Muri iki gihe rero niryo jambo ry'Imana rigezweho, kugira ngo tubwire abantu yuko Imana ibafitiye isezerano ryo guhumurizwa. Mukomere rero ngo tuhabwire yuko intambara zaho zishize, kandi yuko n'ibyaha byabo babibabariwe. Iyo turimo kumva iri jambo ry'Imana,
Yesu afite icyo arivugaho, cyane cyane iyo turimo gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 7 ku murongo wa 24. Iri jambo Yesu arivuga cyane, akavuga ngo umuntu wese wumvise iri jambo ry'Imana. Yesu amugereranya nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Hanyuma ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu. Iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinze ku rufatiro. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo nubwo hari ibyegezo byinshi, nubwo hari ibibazo byinshi bitandukanye, bene data baduteze amatwi kuri yica no mutumva, ndabizi buri muntu wese ashobora kuba afite ikibazo, ashobora kuba afite urugamba, ashobora kuba afite umusozi azamuka, afite inzira z'inzitane arimo kunyuramo akabona atari buzirenge. Ariko uyu munsi iri jambo ry'Imana riratubwira ngo uyu munyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Iyo mvura iragwa, imivu yose yari gukumba iraza, imiyaga irahuha, iraza yose yikubita kuri iyo nzu. Ariko kubera ko yari yubatse ku rutare, iyo nzu ntiyagwa. Amen. Natwe nubwo rero bikomeye, nawe nubwo uri ku gisasiro cy'uburwayi, ukaba waramaze kubwirwa na muganga yuko indwara yawe itazakira vuba, ndetse uyu munsi tubwirwa yuko iki cyorezo kitarimo kubonerwa imiti. Abashakashatsi barimo barashakashaka, abashakashatsi barimo barashaka inkingo, barashaka imiti itandukanye kugira ngo barebe yuko twabasha kukikingira tukagikira. Ariko uyu munsi Imana yonyine niyo ifite urufunguzo rwa mbere, kuko niyo ikoresha abashakashatsi, niyo ikoresha abaganga, niyo ikoresha abahanga kugira ngo babashe gukomeza uwo mwuga yabahamagariye gukora. Ariko uyu munsi niba umukristo wese utwumva wese, niba yubatse ku rutare, akaba yubatse ku rufatiro, akaba yumva ameze neza, yubatse ku rufatiro, imivu, imvura, imiyaga byose nibigwa nibiza bikakugwaho, indwara zikakugwaho, uyu munsi wikomeze ku rutare kuko nirwo rufatiro rw'ibanze. Rero bene data, Imana yacu nishimwe cyane kuko ifite ijambo ry'ihumure muri uru rugamba dufite muri iki gihe, kandi ifite gahunda yo kurangiza uru rugamba turimo kurwana, kuko tuzirikana ko Imana ari ishobora byose. Umuntu wese azirikane ko Imana ari ishobora byose. Buri muntu wese azirikane ko niyo yaba afite amafaranga, afite ubutunzi, afite icyubahiro, afite igitinyiro, uyu munsi ntacyo yabasha gukora atishikije ku Mana ishobora byose, kuko ariyo rufatiro rwacu. Maze Yesu akomeza atubwira n'indi jambo riri mu itangazo, nge nise ko itangazo yaducishirijeho, riri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 n'umurongo wa 29. Ngewe byitetse ko itangazo yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, nimuze munyigireho, kuko ibyo byose ndi umugwaneza kandi ndoroheje mu mitima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Yesu araduhamagarira muri iryo tangazo agira ati mwese abarushye abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ushobora kuba nawe urushye, ushobora kuba nawe ufite ibibazo bitandukanye, ushobora kuba hari ibiguteye ubwoba, ushobora kubona hari ibiguhangayikishije nyamara wibwira yuko ibyo bikomeye bitazarangira.
ariko uyu munsi dufite umwami Yesu tubwira ngo nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Muze munsange ndabaruhura. Mwemere ngo kuba bagaragu ndetse munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima. Yesu nashimwe. Mana yacu itugire neza, Mana yacu dufashe, Mana yacu nidushyigikire, Mana yacu nibane n'imiryango yacu, Mana yacu nibane n'igihugu cyacu n'abayobozi b'igihugu cyacu. Imana yacu reka tuyifatanye hakaramata, tumenye yuko uyu munsi ifite ijambo ry'ihumure ryo kuduhumuriza. Imana itugire neza. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 5:7 haragira hati muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana iduhane umugisha kuko Imana yacu yita kuri twe. Amen. Reka rero muri iri jambo ry'ihumure mu ijwi rituje mukomere kandi urugamba turwana si urwacu ahubwo urugamba rw'Uwiteka Imana Nyiringabo. Reka muri uyu mwanya twinginge Nyagasani, twinginge Nyiribiremwa, twinginge Nyiribihe byose ari gukomeza kuduhumuriza muri ibi bihe. Imana yacu nishime kandi habwe icyubahiro. Imana yacu tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumva, tugushimiye abamaze kuritegera amatwi batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye mu bihugu by'abaturanyi ari igihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu batuye mu gihugu cya Uganda ndetse na Tanzania, n'abatuye ku migabane y'Iburayi, muri Amerika n'ahandi. Mana umugisha rero abumvishira ijambo ryawe, kandi data twese abazakurikira ijambo ryawe bose nk'ijambo ry'ihumure rizakomeze guterwa mu mitima yabo, kandi rizakomeze kubaka, rizakomeze mwami Imana kubashyigikira, rizakomeze kubaremamo ibyiringiro byawe, kandi bazahore bakuzirikana yuko uri umwami ufite byose, ushobora byose, utegeka byose. Kandi mwami Imana yacu mu gihe gikwiriye bazabona umugabane wo mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.